baby ndagukunda kugira ngo tubashe kugira aho twigeza hehe ndashaka ko umbera papa w'abana ari nkakubera mama w'abana nshaka ko umbera papa w'abana nanjye nkakubera ntishukuru kubisubiramo ntabwo wabyumvishije ntabwo ndi kubyumva neza shasheri mbabarira basi ndakwinginze ikosa wakoze ni irihe rituma nyine mbabarira mu rukundo nifuza sha wambabariye ntabwo ndufite kuri umusore mwiza sibyo icyo udafite ni iki urwo rukundo ushaka rwo kukubera papa w'abana na mama w'abana ntabwo mfite mbabarira sha wambabariye ushaka iki wambaye bizu ariko kandi urarwaye nese iminwa wasize ibintu biri nk'amakara niyo ndi buze gusoma njyewe sheri ndeka People, this is Crazy G kuri Vanti Motivations. Nasuye umukobwa w'umukinnyi wa sinema, umukobwa utari mubi as you can see cameraman wazuminze, ariko kandi ndashaka kubibutsa ko ubuzima bugira imizi mizima mu bazima hazira ubuzima. So niba uri muzima nawe kanda subscribe kuri Vanti Motivations ujye ukurikirana ibiganiro bitandukanye tubageza. Mbibutse ko akani kagati kakuriye kugasika gakurana ubutohere. Salama wowe. Salama. Meze fresh. Yeah. Ariko ngo witwa Joy. Cyane rwose. Joy bisobanura? Joy. Ibyishimo. Yeah. Hanyuma surishimye. Cyane rwose. Mereka ko wishimye. Ikwereke isura nubimbonaho. Ndishimye. Dushaka umusekera. Shaka kugura abantu koko. Shime nyine nari umukinnyi wa sinema se. Ubu tugiye kwakira rero. Reba muri kamera. Hari umuntu ugufite ideni. Ufite ideni? Ugufite ideni. Ari hariya ari kureba hariya muri kamera. Sibyo? Ugiye gufata amasegonda 30 umwishyuze ugaragaza amarangamutima waba ufite umuntu agufite ideni ubizi neza ko afite amafaranga yanze kukwishyura kandi mu nzu bari kugusohora wabuze amafaranga wishyurira. Ugaragaza amarangamutima mu masegonda 30 ushobora kugira umuntu agufite amafaranga ukabona ari kujya kunywa inzoga ari kujya mu bindi ariko wowe wabuze aho wishyura inzu bari kugusohora. Ugiye kwishyuza uwo muntu hano kuri kamera twagiye. Kandi ari nawe cyangwa mbikore mu buryo bwa filime? Buryo bwa sinema nyine nturi umukinnyi wa sinema se. Ariko se kukumana wambabaruka amafaranga yanjye koko reba igihe nahereye nkwaka amafaranga yanjye uri kubona atari kunsohora mu nzu. None sura mwana ndajyahe ubuse ndajya kurana mu kanevu njyewe umfite amafaranga ntago nabyemera njye ubuse ngukubana wanyishyuye wamaye amafaranga yanjye wa muntu we kuko uri kubona ndabigenza ute ya chamana ukanisha umutwe umwe amafaranga ni wa muntu umwe nabengenzi nuko wishyuza rero nyine nari nataye umutwe nyine yanishije umutwe cyane kandi nandi ndagiye gusohora yakwishyuye se basi nyine kumbwira ngo azanyishyira ejo ibiki n'ibyo byose kumbwira ngo azakwishyura ejo amafaranga rero wayabonye wagiye kwishyura landlord nyine ni amahirwe tu kuba mbonye amafaranga yanjye nyine mbashije gutuza kuko muri Kigali irakaze. Birakaze. Good. Joy rero ni mu ninde ni muntu ki mbere yuko dukomeza mu kiganiro cyacu? Ya Joy ni umuntu w'umukobwa witonda ukunda Imana ukunda gusenga ya ndumva ari ibyo. Kwitonda ni iki? Kwitonda kuri wowe ni iki? Kwitonda ni iki? Nyine nibindangaho tu nibyo nkora byose nibingaragaza. Uvuze ijambo kwitonda tuvuge ko hari umuntu uje utazi ijambo kwitonda icyo bisobanura. Wamusobanura ko kwitonda ari iki? Nyine amarangamutima yanjye yose ndakugaragariza kandi n'ibintu ngukoreye cyangwa n'ibyo umbonaho ubona ko nitonda. Ya. Ubona ko witonda.
Yes. Amazina asanzwe ni Joy cyangwa? Amazina yanjye data na mama banyise nitwa Abijuru Safiro, ariko mu izina ry'usitari cyangwa abanziho muri sinema nyarwanda ni Joy. Abijuru Safiro. Ya. Safiro wahe? Safiro. Safiro aturuka mu karere ka Karongi. Ya. Karere ka Karongi. Umurenge urabuzi? Umurenge. Bwishyura. Kagari. Ntago ngazi. Umudugudu. Ntawe nzi. Nimero y'inzu yanyu? Ntabyo nzi. Ntabyuzi. Ubwo urumva wizi koko. Nyine kubera ko nyine ntago nabashije kuhaba cyane, niyo mpamvu nabizi. Ahese uza Kigali kwishakisha. Naje kwishakiriza amafaranga. No gukora hit. Good. Joy rero sinema filime nzina kubonyemo harimo nk'iherezo ry'ikinyoma n'izindi. Yes. Umaze gukina filime zingahe kugeza ubu? Ya, ni muri filime imaze gukina filime nkenye. Harimo iherezo ry'ikinyoma. Sekondi kuzibagirwa Maneko. Iga. Inabi. Ya. Hari n'indi yitwa Ibyisi. Ya, iri gusohoka vuba. Muri Maneko ukina urinde, ukina iyihe mico muri Maneko? Ibyo nkunda gukina cyane cyane. Ibyo nkunda gukina cyane nuko ngomba kugaragariza nyine ubuzima buri muri iyi si kandi ibyo tugenda tubamo mu buzima. Nkunda gukina ndi umukobwa umuhehesi, ikindi ugambana, ikindi ndi umugome. Okay, tugiye kongera kwakitinga rero. Kameramani waje kumubona? Ndamureba. Let's say ko ufite boyfriend, sibyo? Usanga ufite umukunzi, ariko uhuye na kameramani mu nzira. Urumva? Uhuye na kameramani mu nzira, wumva nyine uramukofotse bya bintu byanyu ushatse kumuheheta. So actinga uri guheheta kameramani. Uri murangora mama. Uri muri kungora n'ukuri. Ariko simva ngubwire mu by'ukuri. Yabyanye. Man, utumya byanga. Tereta kameramani wanje muterete. Kameramani. Shanda kwemera n'ukuri. Umva mfite sheri urumva ariko ndi kubona none hatari kunshimisha neza. Ni wowe nshaka kunshimisha. Wamba bare koko tugakundana. Ntabwo gukubita imbeba. Imbeba. Nuko Imana ndifuza ko ngiye wanshimisha mu buzima bwanjye. Kuko uriya ndamwiyorera pe. Mbabarira unyemerere kandi. Cashira imbabarira. Please, ndakwinginze. Sharanze. Muri make baterese nabi. Nese uko ko nkoriye. Basi ndi mubi. Nsibyo wifuza gase. Basi ndi mubi. Ubundi se wowe irebye ubona uri mwiza. Irebye ubona uri mwiza. Ya, njye ndi mwiza cyane kandi. Yes. Ntuvuga uri gisobanuro cy'ubwiza muri make. Cyane. Kuko ntago najya kuvuga abandi ngo ni beza. Njyewe nisize. Kugise niyanze. Oya. Imana yemeye ko mba hano nyine nza kuri iyi si. Yabonaga ko ndi mwiza. Niyo mpamvu ndi mwiza. Yes. Good. Joy Safiro Abijuru. Kubera iki yagiye muri sinema, ntajye mu bindi, ntajye mu by'imiziki, ntajye muri fashion n'imideri. Impamvu nagiye muri sinema nyarwanda nabigiyemo mbikunze kandi impano yanjye. So nk'urugero
nko ku ishuri nakundaga gukina amatiyatere ibintu byose mbese akaba ari njye bigaragaramo niyo mpamvu nazamutsemo ibyo ngibyo nyine muri sinema nyarwanda ndabikunda cyane nta n'uzanabimbuza yes ndabikunda cyane nta n'uzanabimbuza iyo ni commitment nziza yes wabitangiye ryari nabitangiye muri 2019 nubwo naramenyekana cyane ariko ndizera mfatanyije n'Imana ko bizazamuka bikarenga yes ni ibintu kugeza akanya twavuga ko bishyira ifunguro ku meza ntabwo numvise icyo usanze kuvuga kugeza akanya ni ibintu twavuga ko bishyira ifunguro ku meza usubiza iki usubiza iki nyendemeye wemeye iki cyamara uri kuncanga wemeye ikihe kibazo kuba cyumbajije shansubiramo nukuri sobansubiriyemo nakoje ngo ni ibintu aka kanya twavuga ko bishyira ifunguro ku meza amafaranga araboneka amafaranga ni gake gake ntabwo ari nka mbere ariko ubu nyine ntabwo wajya gusaba ku muhanda cyangwa ngo ujye kwiba ubona ibintu bya sinema nyarwanda bihari ntabwo ajya kwibona ibintu bya sinema nyarwanda bihari yes imbogamizi rero uhura nazo mu kazi ka sinema naza kuko nk'umwana w'umukobwa ampurisi noneho wanavuye mu ntara ukaza muri Kigali yes urasanga n'ababyeyi bavuga umwana wacu yagiye kwibera imaraya muri Kigali kimwe na rimwe n'ibintu bya sinema bashobora kuba batanabyumva batabisobanukiwe bakumva ko ari uburara ntabwo izo mbogamizi uhura nazo zo kuba ababyeyi batumva neza ko ibintu urimo ari ibintu bishobora kuba akazi byabaye ibintu bigoranye cyane byarangoye cyane pe no kugira ngo nze muri Kigali byarangoye so ababyeyi banjye rero babonye ko hari filime nabanje gukinamo amazi barayibona birababangamira baranuka bakora icyo bashaka so baza kubona ngiye mu yindi ya kabiri babona ko nyine ndi kugenda nzamuka barangije barabyihanganira nabo ni ibintu bishimiye cyane bariyakiriye baranashyigikira inshuti zawe se zo zikubwira ziti inshuti bakubwira ngo ibintu urabishoboye cyangwa hari baranshyigikiye nabo barambwira ati courage nyine nibyo barambwira ati gusa wowe tera imbere ntuzumve amagambo y'abantu wowe uzagenda icyo ushaka kugeraho ukigereho nibyo nshaka kugeraho nanjye ubwanjye amagambo y'abantu se bakubwira ukayirengagiza barabimbwiye benshi cyane bakambwira ati sinema nyarwanda ntabwo ari nziza mbese ugiye kuba indaya ibyo byose narabyumvise ariko siko biri bivuga ko ngo muri sinema ariko ngo ku bakobwa babigoye kuko niba mu bitabo director barijya kwaka ruswa y'igitsina kugira ngo uherore no nibyo ntabwo ariko biri ntabwo ariko biri abo ngabo babivuga ntabwo babijemo sibyo ahubwo reka tuvuge babuze nuko babizamo ahubwo niko nabyita kuko sinema nyarwanda ntabwo yaje nose kankubaze iki gihugu cyo gishyigikiye ko abana b'abakobwa bajya kwiyandagaza muri filime nyarwanda nabo bamaze kubona ko nyine nabyo bifite akamaro niyo mpamvu babiboreye bagakina ntabwo leta ntabwo yakwishimira ko ntabwo twiyandagaza good imbogamizi noneho wowe nkawe nk'umuntu zaba izawe bwite ziturutse kuri wowe zigatuma udakora ku kazi neza zaba iziturutse mu ruganda nyirizina rwa sinema imbogamizi uhura nazo ni izihe imbogamizi izo mpura nazo ntabwo abantu ngiye banyinjirira bambuza icyo nshaka kugeraho bambuza impano yanjye kandi ngiye nyiyumvamo ikindi ni uko ngiye nifuza kuba umukinnyi nyarwanda umwe uri hejuru sindi kubasha kubona aho uko mbigeraho bitewe kuko wenda hari abandi basitari hari abandi bamenyekanye naho ndashaka kumenyekana kuko ngiye ikintu kimbangamira ni ukuntu mfite impano ngewe nyine ndayifite iyo mpano yo gukina filime ahubwo ngiye nabuze uko nabigeraho cyane niyo mbogamizi mba mfite hari icyo uvuze ngo hari abandi basitari utekereza ko kugira umenyekana ari uko abasitari babanza bakavaho oya ntabwo nshaka ko bavaho ahubwo njye ndashaka kubarenga urumva rero uzakora icyo uri kuvuga ngo sinzi icyo nakora ko niba utazi icyo wakora nyine biragoye ko wagera ku cyo ushaka kugeraho utazi icyo ugomba gukora kubera ko
kugira ngo ugire aho ugera nuko ubanza ukareba ishusho y'ahantu ushaka kugera, ukamenya n'icyo uri bukore ko ufite ibikorwa runaka uzakora n'abashobora kubigufashamo ngo ubigereho, then ukajya mu nzira ukabikora. Ubwo rero niba utazi icyo uzakora urumva bizakorohera. Njyewe icyo nshaka gukora ndashaka gukora nk'uwikorera, simvuge ngo ndi gukorera boss ahubwo nshaka gusa nk'uwikorera, bikore nk'ibyanjye kandi bikore neza nishimye ku buryo n'uwo ndi gukora nawe avuga ati cyakoze. Narabitangiye tu. Yes. Twitege iki rero muri kariyeri yawe mu gihe gito gishoboka? Mwitege umukobwa witwa Joy. Ni umukobwa uje ntabwo aje gukina, nta nubwo aje no guteta, ahubwo aje gukora icyo ashaka, aje mbese aje kongera sinayivuga ngo iki, nje gushyigikira abandi bazamutse. Yes, kandi icyo kintu mvuze namwe munshyigikire abari kunyumva. Uretse gukina filime hari n'impano ufitemo? Njye niyumvamo impano yo kuririmba. Yes. Yes, really. Chawari. Uranguye ntabwo nari mfite gahunda yo kuririmba ariko icyo pfa kuturirimbira ndabona ibyo byose uburyo uri umukobwa mwiza n'ijwi rigomba kuba ari ryiza, kandi abakurikiye Vanti Motivations bakeneye kumva aka kajwi kawe donc katuririmbira muri rusange. Ndeba muri kamera uririmbira abakunzi bawe. Bruce Melody ndakwemera. Nza gukubita ikinyafu uburyo ugishakamo nibwo nyitangamo mbega mani muransekeje mutumye mbyica. Bruce Melody batumye nica indirimbo yawe. Uzamukubita ikinyafu. Uzamukubita ikinyafu. Nzamukubita ikinyafu nawe ngubita ikindi. Ikinyafu ni iki? Paparira cyane ntabwo mbizi. Neza uzakubita umuntu ikinyafu utazi. Nzamushakisha. No, ndi kuvuga ikinyafu uzakubita umuntu ni ikihe? Waretse. Shaka kumenya icyo kinyafu. Njye bazakinkubita sibyo? Ntabwo bo bazakinkubita. Bo bazanguta ikinyafu sibyo? Ariko njye ntabwo nzakibakubita. Kandi uburyo nzagitangamo urumva nabo nibwo bazakima. Igikire. Icyo kinyafu. Nshaka kumenya icyo kinyafu ni ikihe? Shamara utumye nseka. Useka ni bibi. Useka ntabwo ari bibi. Ngatubwira ikinyafu. Umva se. Bazagukubita. Nanumvise baririmbaga tukimenye nanjye njye kubita abantu. Icyo kinyafu. Wowe urumva kamubwiye none kangusabe nanjye. Wambaje nanjye kangubaza. Ndashaka kungubita ikinyafu. Sibyo? Hanyuma Eganye nta kinyafu. Nakigira. Nimba nakigira rero. Ugiye kunoza gusobanurire kuri bayita ngo kira. Cyangwa nzabyibariza Bruce Melody. Birashoboka Bruce Melody ni uzabikora byose. Ikibazo nuko ari babiririmbye rero. Ariko nzaza kubaza Bruce Melody. Umbajije ibintu leta bikwiriye. Byari bikwiriye n'ibyo bashaka kumubaza rero. Byari bikwiriye bashaka kumubaza n'ibintu. Ntago mbizi. Ubundi se twiganirire. Sibyo? Ubundi koko ikinyafu ntabwo kizi. Ntacyo nzi. Nta n'inkono uzi. Ibyo byose ntabyo nzi. Ikinyafu nagize ngo ni kwa kuri nyine umunyeshuri yigaga wenda bamuha nk'ikibazo ku ishuri icyamunanira bakamukubita. Nicyo narinzi ikinyafu nicyo narinzi. Gusa nyine si ubwo nyine nicyo gisobanuro cy'ikinyafu. Ubwo nicyo gisobanuro cy'ikinyafu. Njye nicyo nyine narinzi sinzi nimba sinzi nicyo Bruce Melody yashatse kuvuga. Ntabwo mbizi natwe tugiye guhuza. Kugeza ubu rero ni ibiki ubona bitagenda muri sinema nyarwanda?
njye mbona nabyo nta bitagenda. Ibihari se twakwishimira tukabiha igikombe ni ibi? Igikombe niba nta bitagenda nuko byose bigenda, nuko hari njye ikintu numva kigenda ibyo twishimira ni ibihe muri sinema? ndi mwakumbye kwishimira nuko umuntu umwana yavutse afite impano akayigaragaza ikazamuka igakura ikamutunga, icyo kintu wakagishimira Imana. Yeah. Ubushatse kuvuga ko muri sinema harimo ubufatanye, abasineyasite barafashanya, impano nkuru zifasha zikiri ntoya. Yes. Tukwiye kubyishimira. Ngomba kubyishimira. Tuvuge rero ko Abijuru Safiro harya. Yeah. Aka kanya abyutse mu gitondo agiye kubona tuvuge ku itariki 22 hazaba inama y'abaminisitiri, sibyo? Mu myanzuro izafatwa basohoyemo ko Abijuru Safiro abaye minisitiri w'umuco. Yeah. Mu Rwanda. Banza wumve muri wowe uri minisitiri w'umuco. Bamaze kuba minisitiri w'umuco, sibyo? Niki kitarakorwa wakorera uruganda rwa sinema nyarwanda? Umuco. Kuko sinema nayo iri mu muco. Niki wakorera uruganda rwa sinema nyarwanda nka minisitiri w'umuco? Nuko ikintu cya mbere ngomba kugaragariza abandi cyangwa ngomba gukora abantu bari muri sinema nyarwanda, ngomba kubashyiramo ikintu kijyanye n'umuco. Ku buryo nzatambuka ejo bakavuga ati cyakoze Abijuru yakoze iki ngiki kiratera imbere. Gushyira nyine jamani kiragoye nyine abari muri sinema nyarwanda abantu bagomba kugaragaza umuco mbere na mbere. Tujya ku buzima busanzwe noneho. Ufite amafaranga? Muhano se? Umufuka? Yari muri bage. Umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? Wakoze amafaranga bwa mbere yahembwe iki? Shana ntabyo nzi. Ntabwo mbizi ni ukuri. Tekereza neza. Nabyuze. Kenzi ko amafaranga yishe umwana w'umwana ariko nta bindi nzi. Yezu yazuye Lazaro murabizi. Nyuma y'uko amuzuye ko yarongeye arapfa. Mbambara w'injya bintu bya Bibiliya. Ngiye mbaza ibintu bijyanye na sinema numvaza ibyo muri Bibiliya rwose. Ngiye ikintu nubaha ni Bibiliya. Ndayubaha kuko ntago ari gukinishwa. Kuko nshobora kuvuga urabimbajije nibyo. Ngiye nakangusubiza ikintu kitari byo rero. Uvuze ngo na boka ushobora kumbaza ikintu kiri cyo. Ngiye ngagusubiza kitari cyo. Ya bikagenda nabi. Yanyuze ngo uvuze za mvugo z'abanyakigali ngo nakagusubiza. Oya. Neryo twari gutatu yisiyo. Ntago ngiye nabikora. Good. So ndareba muri kamera rero ushimire ugira bushimira bagufasha mu rugendo rwawe rwa sinema. Niba n'ubutumwa ufite ushaka kugenera abagukurikira bagenere. Wita umunsi w'ikiganiro na Joy Safiro. Ngiye ndashimira mbere na mbere, ndashimira ababanje kunyinjiza muri sinema nyarwanda ubwa mbere. Imana ibaho umugisha kandi bongerere umushinga wanyu. Bavuge. Ndashimira Professor Imana iguha umugisha kandi wowe n'umuryango wawe. So ndashimira Padiri nawe yabashiye kugeza aho nshaka kugera, nawe Imana iguha umugisha. Kandi namwe banyarwanda bafana banjye mushyigikiye, Imana ibamere umugisha, dukomerezanye kandi nzabagezaho ibyo mwifuza kubona. Good. Kiro cyari kiganiro twagiranye na Joy Abijuru Safiro, umukobwa uri kuzamuka neza muri sinema nyarwanda. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri T Motivations. Kora subscribe, comment, like na share kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho 5 kwa 5. It's your boy Crazy OG.